Abagaciro team nizere ko bumeze neza. Uyu munsi turakomeza kwigishwa n'ubuzima. Mwabibonye kubaho tutisobanura. Ni ngombwa cyane kwiga ibi bintu. Buryo uri umuntu w'agaciro ntabwo uba ukeneye kwisobanura ku byerekeye ibyemezo ufata. Ufite uburenganzira bwo kugira amahitamo yawe, kandi uzi ko n'abandi bafite ubwo burenganzira. Kandi uzi ko ibyemezo ufata ari inshingano zawe. Iki ni ikintu gikomeye. Ntabwo rero ukenera kugerageza kwisobanura kugira ngo uyobore ibyo abandi batekereza ku byerekeye ibyemezo wafashe. Buryo yubaho wisobanura buri gihe ni ikimenyetso cyerekana kudatekanye muri wowe. Ubaho mu bwoba, urahungabanya. Niba ubona uri umuntu uhora wisobanura, akantu kose ukoze ugashyiraho ibisobanuro byinshi, ugomba kwiga guhagarika ibyo bintu. Ukiga kujya utanga ibisubizo muri make utisobanuye. Ni ngombwa cyane. Ni ngombwa kumva ko ikintu cyo kwisobanura atari cyiza. Ni ngombwa kumva iki kintu kubera ko uko ugira ubwoba bwo gukomeretsa undi, kubera ko ibyemezo byawe bituma urushaho kutisanzura mu buzima bwawe. Ugasanga buri gihe urashaka kureba ku bandi wowe ukiyibagirwa. Icyo gihe rero ntabwo uri umuntu wisanzuye. Nta mpamvu ngomba kwisobanura ku mahitamo yanjye, ku byemezo mfata mu buzima bwanjye. Nta mpamvu ngomba kwisobanura kubera ko mvuze oya cyangwa mvuze yego. Ibyo abandi batekereza ibyemezo byanjye birabareba. Ntabwo nshinzwe amarangamutima y'abandi. Icyo ni ikintu ugomba kumenya gutyo. Niba hari ikintu nahisemo undi ntabyumve neza, ntabwo ari inshingano zanjye. Buri wese ashinzwe uko yiyumva muri we. Ibyo ni ibye. Niba numva ndakaye, niba numva ntameze neza, nijye bireba. Ni inshingano zanjye zo kwiyitaho nkamera neza. Ntabwo ngomba kubishyira ku bandi. Nta bushobozi mfite ku bandi bantu, ariko mfite ubushobozi ku marangamutima yanjye, nkayayobora ubwanjye. Niba udashaka kujya aha n'aha, niba udashaka gukora ikintu iki n'iki, kwisobanura. Ibyo ntabwo ari byo. Ugomba kubisobanukirwa, ukibaza impamvu wisobanura buri gihe. Akantu kose wisobanura. Hari igihe mu bwana bwawe uwo warakuze batagushima. Noneho wakura ugahora ushakisha kundi yemera amahitamo yawe. Ntabwo wize kwakira amarangamutima yawe, noneho ukagerageza kwisobanura. Wibiya ko kwisobanura biratuma umuntu atakwanga, biratuma umuntu atakugirira nabi. Ariko ni ukutigirira icyizere bihagije, burya nicyo kibitera. Ni ibintu ugomba kwiga kugenda buhoro ubihagarika, ubihindura. Ntabwo nkeneye kwisobanura ku byemezo mfata mu buzima bwanjye. Ngomba gusobanukirwa n'amarangamutima mfite, nkayayobora, noneho nkaba uwo ndiwe. Nkihuza nanjye, nkihuza n'uwo ndiwe, noneho nkamenya kwakira amahitamo yanjye, ntakenera kwisobanura ku bandi bantu. Ubwanjye nkayakira, noneho bwabwo wangira ngo abandi barabibona gute, nkabihagarika. Ni ngombwa cyane. Urugero, niba umuntu agutumiye mu munsi mukuru yateguye w'isabukuru ye, aho kumusubiza ntabwo nzabishobora kubera ko ibi n'ibi, ugatangira guhimba, umwana ararwaye, cyangwa se mfite abashyitsi bavuye kure, aha n'aha, ibindi inkuru zitabaho. Ugahimba inkuru zitabaho ubeshya kugira ngo usobanure impamvu yo kutajyayo. Werekane ko ubabaye, wabajwe no kutajyayo, kugira ngo undi akugirire impuhwe. Oya, ibyo si byo. Ahubwo mubwira uti oya, ndumva ntazaza. Oya, ndumva ntashobora kuzaza. Ntabwo nzashobora kuza. Mwifurije rero kuzagira ibihe byiza muri uwo munsi mukuru afite. Birahagije. Ntabwo ukeneye kwisobanura ngo wongereho ibindi bisobanuro, uhimba ibisobanuro bitabaho. Ntabwo ari ngombwa. Iyo umuntu yisobanura mu buzima, ntabwo bivuga ko ari ukuba umuntu mwiza. Ahubwo ni ibintu akora atabizi
kubera kugira ubwoba bw'ibyo abandi batekereza, kubera bifata nabi, kubera ko adashobora gucunga neza amarangamutima ye. Nicyo kibazo afite. Ni ibintu byo guhagarika, kubera ko buri wese arishimye. Ibyo nshoboye nibyo nkora, sinkeneye kwirirwa ndeba ko abandi birabagendekera nyuma y'ibyemezo nafashe. Oya, mfite amahitamo yanjye, mfite ubuzima bwanjye, mfite ibyo gukora. Ni ngombwa kumenya kuvuga oya igihe ari ngombwa. Kuba udashaka kujya mu bintu ibi n'ibi nta kibazo kirimo. N'ubuzima bwawe ntabwo ubonetse cyangwa se ntibigushimishije ntubishaka se, ibyo nta kibazo kirimo. Mfite ituze muri jye, ndaguma kuwo ndi we. Icyo bivuga kuba uri we. Iyo uri we ukora ibintu wemera. Ibintu wemera ntukira kwisobanura. Uzi ko ibyemezo wafashe ubyemera, nta kibi wakoze, ubigumamo gutyo. Niba udashaka kumvugisha kubera ko ntaje muri gahunda yawe y'umunsi mukuru wateguye, niwe bireba, nawe bihuriye nanjye. Ntabwo ari uko mvuze oya cyangwa yego, ntabwo ari uko ngora ikintu iki n'iki kumva ndi kugirira umuntu nabi. Oya, ni ubuzima bwanjye, ni ibyemezo byanjye, ni inshingano zanjye. Ugomba kubyumva gutyo. Niba rero undi adashoboye kwemera amahitamo yanjye, akumva bigizeho ikibazo cyangwa bikamurakaza, ni uko uwo muntu ari ufite ikibazo. Agomba gukura mu mitekerereze ye no mu marangamutima ye. Ni ngombwa cyane. Ntabwo ngomba guhora nigengeseriye, wikoreye amagi. Ubuzima siko bumeze. Buri wese agomba gutekana mu marangamutima ye kugira ngo ashobore kwakira amahitamo y'abandi. Ashobore kwakira amahitamo y'abandi, ashobore kwakira ibyemezo by'abandi, kubera ko abandi nibo bireba, ntabwo ari we bireba. Ni ikintu cyangwa cyane umuntu wese agomba kwiga. Buryo uri umuntu w'agaciro, nawe uzi ko buri muntu akenera akanya ke yihariye, utavogera uko ubonye. Niyo mpamvu atari ngombwa no kwirirwa ubaza kubera icyo utazaza, kubera icyo utazaza se byakugendekeye bite. Umubaza ibisobanuro byinshi, abantu benshi barabikora. Ntabwo ari byiza. Ntazaza birahagije. Byakire gutyo. Ushaka kumenya impamvu atazaza si ngombwa cyane. Kandi niyo n'umuntu w'umunyamatsiko akubajije kubera utazaza, si ngombwa kumusubiza. Ntabwo ari itegeko kumusubiza. Niko bimeze, ubuzima niko bumeze. Nibyo byerekana ko nawe ubwawe utuje kandi ufite imipaka. Ibitarengwa byawe birasobanutse, biri hariya. Niko bimeze. Iyo ntashobora kubahiriza imipaka y'abandi, nuko nanjye nta mipaka ngira burya. Niyo umuntu adashoboye kwemera amahitamo yawe, uko byagenda kose ntaho bihuriye nawe, ahubwo biterwa nuko uwo muntu ameze muri we. Afite ikibazo, ni ikibazo cye, ntabwo ari byabo. Ni ngombwa cyane kugera ku rwego wumva utekanye, ku buryo uvuga amahitamo yawe udatinya ko abandi bazakwanga, utagombye guteganya uko abandi bazafata ibintu. Niba uri umuntu w'agaciro, ni urwo rwego ugomba kugeraho. Nicyo bivuga. Ntushaka ko bakubona nabi gutya na gutya, ariko ibyo abandi batekereza ni ikibazo cyabo. Icy'ingenzi ni ukubaha uko wowe wiyumva. Nicyo kintu cy'ingenzi. Ntabwo ushobora kuyobora isi. Uko wowe wiyumva nibyo uba kwitaho, ukabimenya, ukabyubahiriza. Niko bimeze. Mfite ubushobozi bwo kugenzura uko niyumva, nicyo cyangombwa. Iyo mpagaze neza ntikanye muri jye, ntabwo ntinya ibizakurikiraho, cyane cyane ko nzi ko nta kibi nakoze. Ibyemezo byanjye nta muntu agiriye nabi. Ni ibyemezo bindeba bijyanye n'ubuzima bwanjye. Urumva, ntacyo kintu ugomba kugenderamo. Nta muntu wahemukiye, nta muntu watutse. Ibintu wakoze nta cyaha kirimo, gihanwa n'amategeko. Wafashe ibyemezo bijyanye n'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga rero ntabwo ugomba gutinya ibizakurikiraho, cyane cyane ko uzi ko nta kibi wakoze. Niko bimeze. Mwabyumvise rero, muhagarike kora mwisobanura. Nicyo bivuga ko umuntu w'agaciro. Nicyo bivuga ko umuntu wuzuye. Ntabwo umuntu wuzuye akenera gutinya ngo yisobanure akantu kose ngo zikindi agomba gusobanura. Ubu uri umuntu usa n'ugura urukundo y'ukora gutyo.
urugura, ntabwo urukundo barugura, urukundo rurizana, urukundo ruragusanga nawe ukarutanga. Niko bimeze. Kwisobanura, akantu kose ukoze wisobanure. Icyo bivuga yuko uri umuntu ukuze mu mutwe, ukuze mu mitekerereze yawe, uzi ibyo ukora, ufata ibyemezo byawe bijyanye nawe, bijyanye n'ukuri we, kuko ubyemera. Byumve rero, ndizera ko mwabyumvise, muhagarike guhora mwisobanura. Murakoze rero, mugire ibihe byiza. Nawe utaha ku yindi video ya Lady Jane ubakunda cyane. Bye bye.